Yesu nashimwe cyane, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Teta Sandrine Umwari. Ndashimira ko uyu munsi nabaye umugabura w'ijambo ryayo, nagira ubuntu bwo kunyuzwamo z'Imana ishaka ko abera bayo bamenya. Hanyuma natinze, hari ijambo riri muri Yohana ibice 12 umurongo wa 24, haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo kapfuye kera imbuto nyinshi. Ndatekereza buri muntu wese iyo ari kujya mu murimo w'Imana cyangwa abera iyo bajya mu murimo w'Imana, ntekereza yuko baba bashaka kuzana abazimiye, kuko niyo mission Imana yaduhaye. Yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza, abemera bakizera mu babatize. Ni ukuvuga ngo target y'umurimo ni ukugira ngo abari mu byaha bave mu byaha, abarushye baruhuke, abantu nyine binjoyinge ubwami bw'Imana. Rero mbere y'uko ujya muri uwo murimo Imana iguhamagarira, urabanza gusabana nayo, kubanza kumenya ngo mbese n'iki iri kumamagarira kuba. Hano dusomye muri Yohana, harimo ijambo ryiza rivuga ngo akabuto k'ishaka iyo kadapfuye, iyo kataguye mu butaka ngo bashyireho ibyatsi gapfe nyine, ntabwo gashobora kwera imbuto nyinshi, kaguma mu butaka konyine, kaguma aho ngaho konyine kuko already ntikaba kanapfuye. Ariko iyo kapfuye kera imbuto nyinshi. Haleluya! Turasabwa gupfa, nibwo busabane n'Imana, nyine niyo intimacy tuzagirana, kugira ngo umenye ni hehe Imana iri kunyerekeza. Ese uwo murimo ndawukorera he? Kugira ngo utamera nk'icyapa rwose ukamera nk'umuntu uyoboye abagenzi ariko utari gukorera Imana mu by'ukuri. Urasabwa kuba inshuti n'Imana, urasabwa kuyegurira umutima wawe, ugapfa ibya kera bigashira, noneho kubera ko nudapfa za mbuto rwose ntabwo zizera. Ba bantu ugiye gushaka uzasanga umeze nk'umuntu uri guhinga ariko utagira ikintu yeza, kubera ko wagiye Imana itakorentinze. Nta busabane, nta gusenga, nta gupfa. Rimwe na rimwe uzasanga uri kubaha ibintu byawe, uri kubaha ibintu by'amarangamutima yawe, kubera ko nta kimana yakubwiye, nta position Imana, nta direction Imana yaguhaye kuri uwo murimo ugiye gukora. Haleluya! Hari ijambo riri mu Befeso ibice 5 umurongo wa 1, turaza no gusoma ku 10. Ku 5 haravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. 10 naho bakavuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo Umwami Imana ashima. Haleluya! Ni ukuvuga ngo ntabwo uzigana Imana, uzigana Imana mutabana se, mutaziranye, mutasabana, nyine biragoye. Ni ukuvuga ngo muri uwo murimo ugiye kuripresentinga Kristo cyangwa Imana ahantu ugiye kujya. So ntabwo uzaba nk'Imana rero utatindanye nayo, utapfuye ngo ibyawe biveho, Kristo abeho muri we. Pawulo niwe wavuze ngo, aravuga ngo ubusinge uriho ngo ni Kristo uriho muri njyewe. Rero ntabwo Kristo azabaho utabanje gupfa. Nk'iri shaka ngo ryapfuye rikera imbuto nyinshi, ngo ariko iyo ridapfuye, ni ukuvuga ngo iyo bataribibye ngo rijye mu butaka rizamuke, riguma aho ngaho nyine nta kintu rimaze, rigumaho ariko ntiryera imbuto rwose. Haleluya! Ba bantu ugiye gutarura, za nama ugiye gutarura zazimiye ndetse n'izitazi Yesu, ntabwo uzazitarura utaragize ubu busabane. Rero ndabahamagarira gutindana n'Imana mbere yo kujya mu murimo, mbere yo kwihutira umurimo wo kuvuga ngo ngiye kuririmba, kuvuga ngo ngiye gukora iki, kwigisha ijambo ry'Imana. Banza utindane n'Imana, banza wumve icyo Imana ikubwira, umenye aho Imana ikudirectinga. Imana iduhana umugisha. Amen.